What? Uriya ninde muri kumwe? My gosh. Mana uzi ko ari we. Namusuhuza. Bakunze Namubonye uzi ko ari we. Mana we mumeze mute se? Tumeze neza turamahoro. Yitwa Tony ndagukunda we. Witwa Tony. Ya nitwa Tony ubahe. Ya mba muri Kigali. Ndumva nyine nagukora so nihanganire niba Oya twaye. nta kintu bitwaye. Uruvugisha kuri nawe. Umva nyine ndagukunda. none se no gupfukama birimo basi wanyemereye nakumva ko bigenze umutoma kwa kundi ujya uvuga please urakomeje se? Yeah really none se wapfukamye ngo umutoma yeah Tony kupfukamye ikiganiro cy'ubushakashatsi ngihindura imitoma urumva byashoboka? yeah birashoboka ntabwo bishoboka. no come on ko nukuri Imana warabivuze ngo nsumirwa ndumiwe koko reka nkubwire ndumiwe dukuvuga ngo gufana byo ndabyemera ko mfanana nabyishimiye ni nabyiza urumva ni nabyiza kandi ni by'agaciro kubona umufana ugukunda ugushyigikiye ariko wihangane kubera ko akazi n'ibyo bintu byo gukundana ntabwo biba biri mbabarira nyine umbwire mutoma basi muri kwa kundi ujya uvuga bya biganiro please. ariko Tony wakunze iki kuri mwana afunze? Ya buri kimwe cyose kiwe ari magararo ye ari imvugo ye ari uguseka kwe kira kitu kiwe kuri no kuvuga kwe byose narabimukundiye. tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi wowe wagize imyaka 25 hari ikintu urimo kugenda usobanukirwa. Uzi neza ko kugenda usatira imyaka 30 ari kugenda ugana ingingo yo kubaka. Ingingo yo kubaka ntabwo ari ukubaka inzu ngo uzayishyire hariya ubundi ushyiremo abandi bantu bayibimo cyangwa se ngo uyikodeshe ahubwo nawe ukeneye kuyibamo. banze kwiteranya n'abafana ntabwo nakiteranya n'abafana hanyuma muri Real Madrid na Barcelona no muri Espagne uko ni Bayern Munich na Juventus ngira ngo nibeshye muri zose kari nyifana no kuvuga ngo jewe ndi umufana w'umupira pe ariko ikipe uyu munsi ndifashe ntabwo nyivuze abafana batazamerera nabi. Okay, ntacyo ntabakomerera nayo ko gufana buri wese afana mu burenganzira bwe kandi bamugana ushobora bati mfana ingi usanga uriteranyije mu rwego rw'umutekano wawe bamugani abafana bakomerera nabi. Ndabona kuri kamera Tony. What? Uriya ninde muri kumwe? My gosh. Mana uzi ko ari we. Namusuhuza. Bakunze ba Kigali 250 nizere ko meze neza cyane. Wa mukobwa twahamagaraga cyane nukuri. Cyane. Yaba isi ya cyakora w'uruwambere. Uzi ko binkuriye. Namubonye uzi ko ari we. Mana we mumeze mute se? Tumeze neza turamahoro. Witwa Tony ndagukunda we. Witwa Tony. Ya nitwa Tony ubahe. Ya mba muri Kigali. Ndumva nyine nagukora so nihanganire niba twaye. nta kintu bitwaye. Uruvugisha kuri. Usikori wowe koko. None se ndagukunda byata. Murakoze cyane. Oya nago ari ugukunda nyine ngo biraha byoroheje no ni ibintu nyine bidasanzwe. Bidasanzwe? Ya bidasanzwe. Urankunda bidasanzwe? Bakunze bacu nago basi ufite kwanza ufite umuntu mukundana nagandire kubera icyo uri kumbaza gutya. Yo please mbabarumbwiye. Tani wanyemera nkago agatebe na mukicarana kera agatebe. Je mfite ikibazo arimo kumbaza ibibazo byinshi kubera iki? Nyine nuse ikintu bitwaye. Sangira kumekona aribe. Nyine reka basi muvugishe ho gato sivyo? Muganire mikorira. Mufite umuntu mukundana. Nakubajije kubera iki uri kumbaza gutya? Nyine ndi kubaza kugira ngo nge ndagukunda byatari. Urankunda nk'umufana. Nago ari nk'umufana ngiye birengeje umufana. Kubera iki kuki
ndabyakira ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana ukuntu umufana ashobora gukunda umuntu basi byumve ndagukunda cyane bako wigenje mwana basi bansubize ikibazo nakubajije hagati aho ngaho murakoze kubera ko nta muntu wanga abantu bamukunda banza nsubize ikibazo nakubajije ufite umuntu mukundana nakubajije ngo kubera iki ya kuko nyine ngiye ngukunda nyine basi nk'umufana se cyangwa umuntu usanzwe nk'umuntu usanzwe nkunda nk'umuntu usanzwe ni iby'agaciro nkunda nk'umuntu usanzwe rudasanzwe ya rwanyaro nkunda nk'umuntu usanzwe mu rukundo rudasanzwe ya rudasanzwe urumva nyine ni ibintu ibyo bintu ntabwo byumvikana icyo numva ni rwa umva nyine basi mbwira ariko umva mana we umva nyine ndagukunda none se no gupfukama birimo basi wanyemereye ukambwira umutoma kwa kundi ujya uvuga please urakomeje se yeah really none se wapfukamye ngo umutoma ikiganiro cy'ubushakashatsi ngihindura imitoma urumva byashoboka ntabwo bishoboka ni ukuri Imana warabivuze ngo nzumirwa ndumiwe koko reka nkubwire ni ukuvuga ngo gufana byo ndabyemera ko mfanana nabyishimiye ni na byiza urumva ni na byiza kandi ni iby'agaciro kubona umufana ugukunda ugushyigikiye ariko wihangane kubera ko akazi n'ibyo bintu byo gukundana ntabwo biba biri mbabarira nyine umbwire mutoma basi muri kwa kundi ujya uvuga bya biganiro please ntabwo numva bayaramwe tuzabahuze ntabwo nzi ko ariko ariko nyine ntabwo waruzi cyangwa ni munsi y'abafana tu yakora abantu umukobwa wawe n'umuhungu se no je birantunguye ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze ntabwo byoroshye gusa bo nakubwiye wihangane ndaritegereje utegereje iki ategereje ijambo no kumukunda ategereje ijambo ko mukunda byanyabyo agenze ndabona koko nanjye ndumiye ko hari ikosa ntashobora gukora buriya umuntu wari wese ukora ibintu as professional ntabwo agomba gushyiramo ibintu byo guceremba cyangwa ngo abeshye wambwiye ko nta wundi ufite oya ntabwo nakubwiye ko nta wundi mfite urumva nakubwiye ngo ntabwo ugize ubimbwira wabihakanye oya ntabwo wabyumvise neza iyo ubajije ikibazo hari impamvu ukibajije wambwiye ko nkunda nyine nikumbwiye ariko nakubwiye inshingiye mu miterere n'imimerere yanjye jewe ibyo bintu ntabwo njya mbigenderamo cyane bigendamo gahoro igikuta ngo nguki ntabwo ajya bigendera ibintu by'inkunda kandi wihangane nanjye ndabizi ko ibintu byo wihangane uracyari umwana ikibazo aracyari na mutoya wanarize aracyari na mutoya azabona abandi jewe ubwo ntabwo icyo gihe ndakigeramo ntabwo wakwe ngo mukubite umutoma ngo muri basi muri avase yawe biriya bintu biba bigoye isiyaka basi tuvuge ku rukundo tuvuge ku rwa rukundo wenda yumve ko ari wowe wasanga ufite impanga ari hano live mu kiganiro niko bimeze n'umufana ariko Tony wakunze iki kuri Mwanafuni ya buri kimwe cyose kiwe ari impagararo ye ari imvugo ye ari uguseka kwe kira kitu kiwe kuri no kuvuga kwe byose narabimukundiye ariko mbabajwe nuko ndi kubona atananyitayeho oya ntabwo ari cyo bisobanuye babaje kurusha n'ibindi byose ntabwo bisobanuye ko ntakwitayeho ahubwo bivuze yuko icyo nkora ngendera ku ndangagaciro ziranga umuntu ntabwo umuntu agomba kuvuga ngo ibintu uko bije ako kanya ngo uhite oya ni handi umugani uvuga ngo kandi ntunabeshye ngo uvuge ngo ibintu ngo bizashoboka ngo cyangwa ntibizashoboka nubwo waba wankatiye ntabwo byarekeraho yanjye byonyine no kugukoraho gutya ni ibintu nyine kuri njyewe bidasanzwe wanambaye neza uyu munsi by the way murakoze ariko wirinde gukomeza kunkuraho cyane kuko abantu bashobora kubibona ukundi ariko tubibutse ko Tony twibutse ko wenda arasibye umuntu ni umuntu
yacunga ni ukuvuga ngo noneho ubaha amahame y'idini. y'idini. Baravuga dukorere icyegeranyo nacyo cy'urukundo mu mutoma birakugoye ariko abyumve neza tanakwitiranya unasanga ari n'impanga twicaranye kandi ugikora umureba nkikore mureba Isiyaka reka nkubwire Isiyaka hari umuriro ushobora kwatsa udashobora kubanza udashobora kubasha kuzimya ndareba gatoya ku ruhande tinya abakobwa ntabwo ari ugutinya abakobwa Isiyaka ahubwo buri gihe nkunda kukubwira ngo hari uburyo dutwara ibintu kugira ngo tugire ibyo tugeraho cyane kandi buri muntu nyine afite uburyo bwe bwihariye. Mu byubahiro byawe reka tubikubahira ntacyo mu gihe ugiye kubimubwira ibyo ngibyo nyuma uraza kwitegura tubwire uburyo wakiriye arapfukamye leta maze yapfukamye kubera iki ese agiye apfukama urabizi kuri muri Islam ntabwo dukunda abantu badupfukamira sibe dupfukamira Uwiteka wenyine gusa nabyo binyuramo mu buzima bikabaho reka twigendere tubashimira ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi wowe wagize imyaka 25 hari ikintu urimo kugenda usobanukirwa. Uzi neza ko kugenda usatira imyaka 30 ari kugenda ugana ingingo yo kubaka. Ingingo yo kubaka ntabwo ari ukubaka inzu ngo uzayishyire hariya ubundi ushyiremo abandi bantu bayibimo cyangwa se ngo uyikodesha ahubwo nawe ukeneye kuyibamo. Gukenera kuyibamo kwawe ukeneye uwo muzabana ukeneye uwo muzarushingana uzamukurahe azaba ari muntu nyabaki azaba yitwara ate uzaba wamukundiye iki. Ingingo ibyemeza nimwe gusa kugira ngo abantu babane bibasaba yuko babanza gukundana ariko ubundi gukundana bitangira ryari birangira ryari. Iyo abantu basinyanye amasezerano yo gukundana babiyemeje kubana ese ko abantu bakundana ntibabane bigenda gute? Ese haba hari ikintu dushobora kugenderaho tukamenya ngo uyu nguyu twashobokana cyangwa uyu ntitwashobokana? Abashakashatsi bavuga yuko ngo amaraso ubwoko bwa groupe y'amaraso ushobora kugena niba umuntu mwabana cyangwa se mutabana. Ariko abandi bakavuga yuko nanone ngo ibingi baba bivuga babeshya kubera yuko ubwo bwoko ngo hari ababana babuhuje kandi bagashobokana. Gusa abandi bashakashatsi bakemeza yuko indi ngingo ishobora kugenderwaho ari imyitwarire n'imico. Ngo ntabwo bishobora kwemezwa neza ko kuba umuntu yaba ari pasiteri mu rusengero ashobora kuzava umugabo mwiza. Nta nubwo kubabwiriza neza cyangwa yigisha neza ahanikijwe akaririmba neza bisobanura ko ashobora kuzavamo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Ahubwo itegereza ibintu arimo gukora muri kumwe cyangwa se ibintu arimo gukora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese urukundo rwaba rubaho? Kera iyo abantu bahuraga ntabwo byabasabaga yuko bakoresha imbaraga zidasanzwe cyangwa ngo bagaragaze amarangamutima ku rwego rwo hejuru ahubwo bo ubwabo imitima yaravugaga. Ariko uyu munsi twirwa tubona abantu bateye imbere cyane niba ari iterambere ribitera turayoberwa. Duhora buri munsi twibaza uko bizagenda. Ese uyu munsi mu isi yacu uko bimeze uyu munsi mu isi yahashize niko byari bimeze? Niba byombi bidasase kubera icyo abantu bashaka kubihuza. Ese ujyahozeho ko abahungu aribo bateraga amavi cyangwa se bakaro batera iya mbere mu gusaba abakobwa urukundo uyu munsi bikaba byarahindutse byaba biterwa n'iterambere? Nitwe Simeni Mwanafunzi. Komeza ubyibaze. Oya biterwa n'urukundo ngatona uko yahashe. Oya bagomba kubivuga gusa nakubwiye ngo komeza ubyibaze. Nta gisubizo kiraho. Tani uramwumvishe niwe cyangwa se we? Ahanga ajya kubona udufoto tw'ahantu ngo rimwe na rimwe ukati gira ibyo umubwira noneho kugira ngo dusoze ubwo tumureke ajye mu kazi ikindi gihe azabaho umwanya mwicarane birambuye. nuko nkukunda cyane kuko ubona n'ifoto yawe ubwayo yonyine umva ni ibintu kuri ngiye numva bidasanzwe. Ese ubundi wankundiye iki? Nabivuze mbere ngitangira uko useka uko wambara uko uvuga nuko igihagararo cyawe kimeze.
yego mbese waramubira uvuga uti uriya muntu Ni mbonye ukuri. nta nubwo ari no kuvuga ngo narakubonye kuko kukumva amafoto yawe ya nibyo bintu kabisa ngo hari record ufite wa recordinze ya ndayifite ari kuvuga kuko ubwanjye niyo ndi muri chambre nyishyiramo nkayumva ya ndagukunda cyane pe ya isi ya ntago bizoroha ntabwo bizoroha nyine wabyumvise ariko nk'umufana mwakira ibyifuzo bye ibindi bizaza biza ni ukuvuga ngo nk'umufana umuntu ukunda ibiganiro byanjye mbiha agaciro cyane kuko nawe ari umuntu w'agaciro iyo yumvishe ikiganiro akagikunda hari undi muntu uba uzacyumva nawe akimwumvanye akagikunda gutyo gutyo ugasanga public iriyongereye cyane bitandukanye no mu minsi yashize. Okay. Barafu wakira ute kubona ahise apfukama tuzi ko muri Islam kizira kikaziririzwa biriya kirazira muri Islam no mu madini atandukanye mu myemerere runaka ariko twebwe turi abantu rero bagira imyitwarire itandukanye nayo mpamvu babarizwa mu myemerere itandukanye ariko nyine nkatwe biradutungura bigasa naho bidutangaza ariko ntabwo tubitindaho cyane kubera ko nk'ukuntu namenyereye gukora ubushakashatsi usanga umuntu umwe yaravuze ngo ibi ni byo undi akavuga ngo ibi si byo ngibi byaba byo mbese ingingo nyinshi zitandukanye ntabwo mbitindaho cyane. Basi uzashakashatse no ku ibyo Tony Basi yakoze uzambwiraho amaherezo yabyo. Nzakubwira nta kibazo rwose cyangwa uzagusore mu rugo mwana oya mu rugo iwanjye ntabwo njya nemera ko abafana bahansura ari ibyo ngombwa ntabwo ibyo byihutirwa kugusura wenda atari mu kiganiro nk'uko uje ariko nk'ubu ngubu wenda isiya abafana ntabwo babizi nk'ubu muramutse musanze nubatse ese wamugana mutabizi ko nta kantu nanjye nakonze kandi abantu bakunda kumbaza ku ngingo zitandukanye akambwira ati ariko se uramutse usanze nubatse abenshi numvisha bavuga ngo ubukwe ngese ngo ubukwe ese birashoboka ko abantu bashobora no gukora ubukwe hari n'ahantu twabonye bavuga ngo itariki y'ubukwe yashyize hanze koko nibyo cyangwa ni kwa kuntu umunyamakuru yitwikira iby'abanyamakuru mujye mubiharira abanyamakuru bagenzi banyu gusa nibyo mpamvu nyine nkubwira ngo hari icyo bita private ubuzima bwawe buri prive abantu batagira badapfa kumenya bose bwawe bwite niyo mpamvu rero igihe cyo cyose umuntu aharanira kugira ngo ibintu akora abikore neza niba ari mask yambare niba ari ukuyikura hayikureho ariko mu buryo bwe. Sumaye kadusoze gira ubutumwa sigira abafana bawe n'abana badukurikiye mu kiganiro kandi twizere ko baryohewe barika muri commentaire bakubaze byinshi zabisubiza ikindi hari naribagiwe hari ni kampanye ufite idusangizeho nayo iyo bavuze ni Twenga Entertainment TV dufite Twenga Entertainment TV kuri YouTube yacu kuri YouTube ujyeho ukore subscribe ujye ukurikirana uruherekane rwa filime turi gushyiraho hanyuma rero ubwo ababitegura ni Twenga Entertainment Group tukaba dufite rero seri harimo Jombanaka Security Kigingi na Bwana Muyobozi ni ukuvuga ngo rero ibyo nibyo byibanze ngira ngo turaza kubishyiraho babiboneho uburyo babikurikira byoroshye muri commentaire barebe hepfo araza kubona ni ukuvuga ngo ibindi ku mbuga nkoranyambaga ushobora kujya barababwira ngo kuri TikTok iyo wanditsemo ngo yamize amajwi bahita bamukwereka iyo ugeze kuri Instagram kandika MC kabuhariwe mwanafunzi mpitanza ku rukuta rwa Facebook ho nabonye bamaze kuzura ariko ni MC umutahira kabuhariwe hanyuma WhatsApp ni 078 45 25 60 ntiwibagirwe kugenda 078 45 25 8
60. Ntihagire umufana ugenda adakoze subscribe ngo akomantinge ku kiganiro kakibonye nga sharinge n'abandi babirebe, kandi mujye muzirikana yuko umurunga urukundo nk'abanyarwanda rwo zatuma tugera kuri views miliyoni hejuru cyane. Kandi umurongo w'iminsi ni umurimo. Umurimo ni wo mukunde gukora cyane, mugana umurimo niba ngombwa tubabatize. Bagomba kubatiza. Nababwira ngo bakundane cyane se. Gukundana cyane. Ese urega buriya gukundana ntabwo ari umurimo. Kuko abashakashatsi bamwe bavuga yuko ngo bikorwa n'abahaze, abandi bakavuga ngo n'umwijogonyoro. Gusa ubwo twabifata gute? Gusa bakundane. Gusa niba dufite umuco nyarwanda utwemerera gusaba no gukwa, ni ingingo yemera ko hari urukundo. Abanyarwanda rero nibakundana bazabona byose kabisa. Tony, twagushimiye kuba waje mukabona ubwo ikindi gihe tuza. Merci. Vugira ijambo rimwe mu masegonda 5. Yawe uyu munsi nyine ndi burari neza pe. Narafunze bakoze cyane kwitabira ikiganiro. Murakoze namwe Isiyaka. Turabizi tugukeneye ntago tuzaburana. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Ari Ismael Mwanafunzi yahuye n'umufane, mwandike muri commentaire byinshi bitandukanye kandi Mwanafunzi muri Twenga Entertainment TV group hose no hejuru cyane kabisa. Mu mufashe n'ibikorwa bye byose mukomeze mumenyekanishe cyane muri rusange kugira ngo buri wese ateze imbere mugenzi. Nitwa Isiyaka Manager ya Kigali 550. Subscribe, like, share ndetse na comment mu kuri kiganiro kigiye gukurikira iki.